bwa Jean Marie rwose ati shariya cyangwa rwanje nagusobanuriye ko ibintu byose kandi tayari nawe nyemerera ko tuzaba tayari mu gufatanya tayari none ntumira muri mutima dufatanye kubitegura amashyi menshi ariko ayo mashyi nawe nirabika nimugera mu rugo rwabo rwose muri kuyireba ati tuzafatanya muri byose amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane tugushimiye ko ukiturindiye mu mbaraga yawe izina ryawe rikurure habwe icyubahiro aka kanya turakuraritse kugira ngo ube hagati muri twe dore turi mu muryango mugari ufite ubukwe ndagusabye nkwinginga ngo umanuke uwiyoborere kandi abicaye bose bahazwe n'ukuri kw'ijambo ryawe kandi uheze umwanzi satani mu bugingo bwacu ufasha abicaye ufasha abavuga ufashe abareba bose kandi twese tukugireho umugisha wiyoborera ubu bukwe kugeza bushoje tubigusabye mu izina rya Yesu amen. Arakoze umuhesha w'imigisha wo mu muryango wacu wo kwa Jotamu ubashije kuturagiza Nyagasani ubwo amaze kubikora reka twizere ko Imana iri bubidukore natwe bigasoza amahoro. Umuryango rero uko twari dutaramye nk'uko nabibabwiraga tunezerewe turi kureba uko ibihe byari bimeze tuniga uko twazakora ibigenamigambi ry'ubutaha nababwiye ko twaje kubona abashyitsi rero hano iwacu ubusanzwe twizihirwa bidasanzwe ariko tukanizihirwa n'abadusanze. Abo bashyitsi rero naje kunyuza mu ijisho mbona amabanga na data n'abamuruta nubwo nababwiye ko bampaye umwanya wo kuvuga muri iki gitaramo naba nubahutse mbavuze. Reka rero nsabe umubyeyi uduhagarariye mu muryango
ahagurukiye akira umushyitsi. Muraho mwese, Uwiteka abahire. Amazina yanjye nitwa Mubasha Massimo Pierre, abampagarariye umuryango wa Bizimana Yotamu. Bashitse mwadusuye rero, tubahaye ikaze muri uyu muryango wa Bizimana Yotamu. Turabishimiye, musanze turi mu gitaramo, twishimiye ko mwaje kwifatanya natwe muri iki gitaramo. Icyo mukenera kutuganiriza mukituganirize, tubahaye ikaze, turabishimiye, murakoze. Bwana Simoni, Guteze yombi. ni ukuri uretse ko tutari duherukanye ariko dusanzwe tuziranye. Mu minsi ishize hari inkuru nziza kwa Rubasha twagize amahirwe, nuko turabyara turarera, avuka umwana witwa Rwamakuba Jean Marie Vianney. Yaratembereye nk'uko bisanzwe bigenda, ajya mu bice bya Nyakigando, aza tubarira inkuru twicaye mu gitaramo nk'uko tubasanze, ati babyeyi ndumva ntangiye guca akenge. Natwe tumutega amatwi, atubwira ko hari uwo yarabutswe, agambiriye urukundo rutihanze, ahubwo umuntu yahanzwemo n'iyamuremye. Imana yacu ihimbazwe. Yaragambiriye urukundo umuntu atihanzemo rwose. Tubwira rero ko yarabutswe umukobwa witwa Muhawenimana Jeannette. Iyo nkuru rero twitaye mu matwi, ntabwo twayishize amakenga kuko abana bavuga byinshi. Twaraje natwe tubaririza, tugera mu muryango wa Yotamu, kandi cyatuzanaga ni ugusaba irembo. Simoni rero tubashimiye ko uwo munsi irembo mwari duhaye. Twatahanye inkuru nziza, dushize amakenga, kandi tugirana amasezerano ko twari tugiye tubaririza, ariko twababwiye ko tugiye kwitegura. Irembo rero mumaze kuriduha, imyiteguro yacu yatwaye iki gihe, nibwira neza ko nta wagarirwa gutinda. Uyu munsi turaje kugira ngo ya masezerano twagiranye twongere tuyasubukure. Tuzanye uyu munsi nk'umuryango mubona, twanze guhera hanze y'irembo tuje gusaba umugeni. Ngiryo ryatugenzaga. Cyakora urongera uhaguruke unyemerere, kuko amatama masa ntabwo ajya asabira intigisiga. Buriya ribara se ubundi uko ryitwa? Ndabona ari ubururu. Bwererutse, bukeye. Iki ni ikibindi. Cyakora ikibindi icyusa uko tuje gusaba. Ngo mumumire amashyi. Arakoze cyane Afrikani.
ngo mugari wa Bizimana Yotamu nk'uko abivuze koko mu minsi yashize Afrikani yaje kudusaba irembo. Irembo turarimwemerera. Tumushimire aje atwitayeho, azanye n'ikinyobwa, aje gusaba umugeni. Icyo gihe aza gusaba irembo umuryango mugari ntabwo wari uhari, ariko umuryango wateranye. None banyamuryango, hari impamvu mwumva yatuma twima Afrikani umugeni? reka ngufashe. Hano ndabona abasaza bako, niba bumva hari impamvu Afrikani afite bayivuge. Kasekuru rero ndagira ngo Nyirasenge, hari benshi babanye nawe uwo mugeni muri Afrikani yamuvuze umukobwa ashaka. Bone ba Nyirasenge babanye nawe nibahaguruke hano batwemerere koko nibo mukobwa hari, ariko nkanjye nka sekuru ndabisongera. Amen. Ba Nyirasenge bari he? Ndabibemereye. Amen. Murakoze rero kuba Nyirasenge yemeye ko uwo mukobwa hari, akaba yaramureze, ntacyo nakora nangwa ngira ngo ngire ikindi mvugaho, nanjye ndabyemeye, umugeni bamutanze. Amen. Amen. Njyewe ntabwo ndicara kubera ibyishimo. Buriya rimwe na rimwe hahirwa utumwa kandi yatanga ubutumwa bukakirwa. Haba harimo amahirwe n'umugisha, kandi nejejwe n'abasaza babashije kubaha umuryango, nuko Nyirasenge akahaguruka mu cyubahiro cye ati ndabyemeye. Babyeyi, reka mpamagare umukobwa wanjye nyegere, mbereke ko akari ku mutima gasesekara no ku munwa. Nyirasenge burya aba yarareze, aba yaratanze inama, kandi buriya na se wabo abakomeje umurimo bagaragarije ko mu by'ukuri kwa Rubasha turubaha, tureka wenda amaso atabona. Turabashimiye Nyirasenge rwose, ariko uzanezezwe nuko Imana yaguhaye impano nziza, ukomeze kuba umubyeyi. Nyabuneka ntabwo inshingano isoje, ahubwo irakomeje. Murakoze. Mubahera amashyi neza. Ese ni wowe wisabira? Navuze ko kwa Rubasha havutse umusore witwa Rwamakuba Jean Marie Vianney, kandi ntabwo ari uwo batariho ariho. Ndagira ngo rero bamenyeshe ko dusabira Rwamakuba Jean Marie Vianney. Rwose muze urakoze cyane. Bakumbera amashyi yandi menshi cyane aturutse mu miryango yombi. Uyu musaza ni imfura, yatumikiye umuryango kandi neza, anadukuye mu rujijo. Rero ubwo igisigaye ni ukumenya niba uwo musore yarakuze, niba azi guseruka mu nkera nk'iyi akagaragaza imvamutima ze. Rero ubwo nabwo reka rero mubwire ko Rwamakuba Jean Marie Vianney ntakiyakenge, arakuze. Twahagurutse nk'abagabo
ariko bana barezwe mujyejuru cakabogi rwose kandi urakoze. Reka rero nsabe maze nze kureba nababwiye ntibyabaye ibirori, murakomeza mubigira igitaramo, ariko reka ndebe ko mukibona ko ari igitaramo. Reka nsabe Rwamakuba Jean Marie se ko ndeba nawe ari umuntu ukomeyera, ntabwo ndamumenya muri bariya, ariko uwari we wese ndi kubona wagira ngo ni umutware nawe ufite abagaragu, buryo ntabwo bari gusabira umuntu uciriritse. Rero Jean Marie mu bwema bwawe tambukana n'abagaragu bawe, nugera hano turi buze kureba, turakoresha ibizamini tumenye umusore ukwiriye Jeannette wo mu muryango wacu. Rero ikaze mwigira imbere, museruke mu gitaramo kandi mushinjagire gitore. Abasore beza rwose ndabarahiye, ndimo ngenda mbitegereza intambuko uburyo bagenda batambuka, kare bacicaye hariya inyuma nahoze nyuza mu ijisho nkabona bubitse imitwe. Hoze mvuga ngo harimo abagaragu, ariko nta n'abagaragu barimo n'ibisonga, kuko mu ntambuko murebye nta n'umwe rwose waba umugaragu, ahubwo n'ibisonga. Ndetse ahari nibagera no turi bunabitegereze tumenye ko ari bimwe byakiranukaga gusa. Rwose nimushinjagire gitware, hano ni mu bikari by'iwanyu, habaye iwanyu, mutambuka neza, mutambuke neza rwose, parede gake gake kuko mwabaye intore, abandi mubabajiye mwarerewe mu rubyiruko rw'Abadivantiste, maze mukore umurongo hano, murebe imiryango yombi, maze nanjye nganire namwe rwose. Ariko uyu musaza rwose ngo na Afrikani nawe yanyigishije ikintu gikomeye. Yaje turi mu gitaramo twibereye mu ngingo zacu turi kwigaho, ati nje kubatwerera, natwe tumuha ijambo. Reka tugira ngo aradutwereye dukomeze gahunda zacu. Ingingo yo kwigwaho yanyu nayo yarangiye, nyaboneka gerageza utebuke. Reka nsabe na ba nyirasengerega muzakomeza mube hafi, ntabwo birangiriye ahangaha. Mugize se ngo muramubwira birangire? Reka ubuzima ni uruziga, umuntu arazenguruka yagera aho yageze akongera agatangira akazenguruka. Rwose inama mwarazimuhaye, yararezwe n'umwana w'umwari ufite umuco. Niyo mpamvu umuco nitwari umutayo, kuko tudakunda umugayo ntitwajya kugawarira aho twanywa. Mwaramutoje mumuha umuco, ni mumurekure aseruke mu birori natwe tumubone. Gukora nabyo ni ingenzi kugira ngo buri ubukwe bwo mu isi bushushanya buzabera mu ijuru, kugira ngo umukwe atazasangwa umugeni ariho umugayo. Aba akwiriye kwitunganya intambwe ku ntambwe. Buriya Jeannette ari kuvuga ati nyaboneka rwose mundebere mwuko agira Imana mwatasangwa umugayo kuri njyewe. Ariko uri muziranenge turabizi, nta kibazo tugufite wowe nk'umuryango. Twizeye ko n'umuryango ukudusabye rwose ukikubona nta kibazo.
Jean Marie yegereje barakoze ba nyirasenge b'umukobwa batweretse ko bareze rwose kandi batweretse ko ibyo tubasaba baba bifite baba barabyiteguye kandi baratubwiye bati impamvu tutamwohereje wenyine tukamwoherezanya n'itsinda rinini nk'uko mwasabye umuryango ubumwe bwawo kugenderanira kw'abana ndetse n'abakuze turabereka ko dufite abana namwe mwatweretse ko mufite abandi niyo mpamvu mutazanye Jean Marie wenyine rwose mutambuke muhagarare neza hano nongere nsabe rwose Jeannette mugeraho Jean Marie ari batambuka gake gake rwose ndimo ndabitegereza nkabona usibye no kuduha abageni bagira n'abasore basa neza bakeye basobanutse bahagararana ubwema reka rero nsabe Jean Marie mwongere gutere intambwe imwe ntacyo bitwaye maze mwongere mwigire hirya gatoya kugeza igihe ndabona Jeannette aringaniriye na Jean Marie uriringaniza na Jean Marie suri Jeannette urebe ko bakwemera kugenda naho ubundi bakaniye kandi akurahiye amashyi menshi rero
amashyi menshi. Jean Marati kandi uko mbireba Jean Marie nawe ati nkurikije ukuntu mwamurinze koko mukamuba hafi, ndababwiza ukuri ntabwo nahagurukira munsi yibarirwa mu mamiliyoni, ntabwo nzi ibyari byo ariko niho bibarirwa ibyari byo byose. Ati rero banyamuneka rwose mbinginge, ntabwo mujyanye habi, nimumundekere. None rero bavandimwe, dore nanjye ndacyari nkamwe, nimutambuke muhindukire, nimuhindukire nk'uko nabibasabye. None se muragira ngo bigende bite? Hanyuma rero bakimara guhindukira, ariko ndifuza ko badufasha rwose, badufashe kukubaho bigeze aha ngaha. Ikibuga tugiye kugiharira abantu bakeya batarenze babiri. Amwegere bafungane mukwasi mutanga amashyi menshi cyane n'impundu. Amashyi boya muvemo cyane, muvemo cyane. Jean Marie rwose reka mbabwize ukuri, naho nagiye mpura nawe nibwo bwa mbere mubonye aseka cyane, aramwenyura. Ati mukunzi wanjye rero, ati niwe nategereje igihe kinini, imyaka myinshi ntasinzira. None rero reka dusabe kare wamutwaje ikimenyetso cy'urukundo akunda Jeannette, agerageza kimushyikiriza. Ati nk'uko izina byureba mfite zitanga impumuro nziza, zikaba zigaragara neza ku bazireba, urukundo rwanjye nawe ndifuza ko hagati yanjye nawe buri wese azakomeza gutanga impumuro nziza kuri mugenzi we, kandi ntibizarangiriraho kuko indabyo bazireba bakabona ziranejeje. Urugo rwacu bazakomeze kubona ari urugo rwizihiye amaso. Jeannette nawe rwose ari kujya yikiriza ati yego sheri. yamuhugije abandi, umusore w'igikaka n'uw'igikundiro, ahuza n'umutima wawe akumva bwangu ndagukunza kwizeye, ntuzamubabaze we
azakurinda ishavu uzamubera ishema ikizuzo cy'ubuzima bwawe niwe uzajya uterana wakwikirize muhore umunezero yitwa muhawe n'Imana wamuhawe n'Imana wamukunze umukunze nakwiyegurira wese uzamukunde uzamubera ingenzi nawe azakubahisha mwiyumvira ikinyenga uburyohe bw'urukundo yitwa muhawe n'Imana wamuhawe n'Imana wamukunze umukunze nawe kwiyegurira wese uzamukunde uzamubera ingenzi nawe azakubahisha mwiyumvira ikinyenga uburyohe bw'urukundo nawe azakubahisha mwiyumvira ikinyenga uburyohe bw'urukundo
w'ivugabutumwa ya Nyagatare Pasitoro Ruhumuriza Innocent twishimiye no kuyobora umuhango wera. Ndagira ngo rero bavugire bahaguruke mu twakira. Twakira mute? Murakoze. Natwe rero tubaha umwanya turakira ahangaha abaje baturutse hanze y'intara ya Nyagatare batubereye abashyitsi. Ahangaha rero mu ruhande rw'umukobwa abaje babihamisha abaganza baturutse ku bitaro bya Nyakigando. Bizera bitaro bya Nyakigando ndababona, hanyuma abizera n'itorero rya Shuri na Nyagatare mukirambura ibiganza mufashe twakire abavuye mu itorero rya Nyakigando. Tubakire dute? Nibwira ko ushobora kuba ufite n'amatsiko yo kureba abandi bari hanze y'iyo ntara mvuze, hanze y'intara ya Nyakigando, hanze y'intara ya Nyagatare, cyangwa se abaje muri gahunda y'umuhango w'ubukwe ari inshuti z'imiryango yombi, ariko mu by'ukuri akaba ari abakristo cyangwa se bafite turabishimiye mu izina rya Yesu. Nyakigando na Nyagatare mufashe tubakire dute? Haleluya. Hari abantu bamuguriraho twese waba usenga n'udasenga ibyo abantu barabizi. Haleluya, amena, abantu bose barabizi. Munyemerere muri ubu bukwe bwiza bunejeje muhurire barabizi. Uwiteka abahire, Uwiteka abahire. Reka nezerwe no kubona buri wese ufite amahirwe yo kuba afite amaboko yombi, amaboko yombi mazima. Duhoberane tuzamuye amaboko yacu yombi tuvuga ngo nyabaramutse ngo Uwiteka abahire. Yombi niba hari niboneye. Haleluya. Uwiteka duhire. Mana yacu abituwe. Nejejwe cyane ndubiye ku mutima n'ubukwe bwa mwene data Jean-Marie Vianney na Jeannette. Imana yacu ikigo by'iteka ryose. Rimwe umuhungu wanjye abatizwa n'umukobwa barakurikirana ngo abagore babipanze, baravuga bati turumukuru papa ari kutubatiza ko muraba kaburo marinete kaburo n'umwana yakariye niko nababa marinete niba turi mu bukwe tugomba kwishima, nibyo tugomba kwishima. kandi uko bunejeje ubukwe bwa Jean-Marie Vianney amakuba amahoro n'Imana Jeannette tugomba kunezeza. Babwije ukuri mwishime kandi tunezeze. Nari babwiye ngo Jean-Marie Vianney uyamutegurira kutubwira umuzacyane aravuga ati uyu ni turyo makufa yanjye nakarakumara yanjye azitwa umugore kuko n'umugabo. Nicyo gituma umuntu azirasiranya abantu bakaramata bombi bakaba umubiri umwe, bari babiri ariko mu mwanya muto bagiye kuba umubiri umwe. Uyu mwanya batangirije iminota mike cyane ndasoma amasezerano y'ubukwe arasubiramo. Igihe rw'amakuba Jean-Marie Vianney isezeranye imbere y'Imana ihoraho
mujyanye umubere umugore w'isezerano nanjye mukubera umugabo w'intahemuka nzajya ngukunda nzajya nguhumuriza nzajya mbere icyubahiro gigukwiriye nzajya ngukunda mukundwakaze uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukenye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye usezerane ko nta wundi mugore uzigira nguharika igihe twebwe tuba tukiriho kuko iteko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi gusezerane yuko ntazigira ntaziga kugukunda amen Imana yacu ihabwe icyubahiro jewe mwawe n'Imana Jeannette sezerano imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya wowe kwamakuba Jean Marie Vianney uhereye umunsi mujyanye umugore umugabo w'isezerano nanjye nakubera umugore w'intahemuka nzajya ngukunda nzajya nguhumuriza nzajya mbere icyubahiro gigukwiriye nzajya ngukunda mukundwakaze uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukenye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye ngusezeranye ko nagira neza kugukunda igihe twebwe tuzaba tukiriho kuko iteko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi gusezeranye ko nagira neza kugukunda amen Imana yacu ibishyirwe mu iteka ryose imbere y'Imana n'imbere y'abahamya kuko muri n'amasezerano bagiranye imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta nanjye umugore w'ubutumwa bwiza Pastor Ruhumuriza Innocent ubu ububasha mpabwa n'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi hagamije ku mugaragaro y'uko Rwamakuba Jean Marie Vianney abaye umugabo wamuhawe n'Imana Jeannette kandi ko uwo n'Imana Jeannette uhereye uyu munsi abaye umugore wa Rwamakuba Jean Marie Vianney icyo Imana iteranije ntazagira gutandukanye mu izina ry'Imana Data n'Umwana Umwuka Wera Imana izabane nabo mu izina rya Yesu mufashe guce bugufi dusenga Imana Data wa twese Mana yacu rugira rugize byose muri ijuru n'isi n'imitima muri aya masaha meza y'ikigoroba turagushimira kugira neza ko dukomeye kuba bari n'ubugingo bwacu twese by'umwihariko turagushimira igikorwa cyiza cy'ubukwe wahanze umurimo wa Edeni uboshe abakobwa ngo abona Eva uyu munsi ukaba ushimye ko Rwamakuba abona Jeannette izina ryawe rikuri hamwe cyubahiro turagushimira Imana yacu kugira neza ko dukomeye kuba bari nabo wabariye mu busore bwabo wenda kwandavura no gusebya ababyeyi babo bahejeje icyubahiro ndagusabira Imana yacu kugira ngo umuhango mwiza w'ubukwe bataswe nawe n'abamarayika bera natwe ubwacu turi aha ngaha tuhabwa kugaragara yuko abana bawe babikoze neza mu bibazo by'iteka ryose reka abana bawe ufatanyije ibiganza ubasha kwamba n'itorero ariko ibiganza byanjye ntabwo byera ibyo umwana w'umuntu uteshwa akajya hirya ariko ibyawe mu buryo bwa mwuka bigaragara aha ngaha ubahuze by'iteka ryose urugo rwabo uzubakwe nawe urugo rwabo uzahirwe nawe uzabagira inama mu bihe byose bishoboka uzabunganire kandi data uzabe mubyara ibitsina byombi
bazabyara n'umukobwa ibirori biretse ababyeyi babo n'imiryango ibirori biretse itorero nabo bazabyare babonere ku bana babo bashima urukundo rwawe data wa twese kurangije imiryango yubatse ifite ingo uyu mwanya bagura amasezerano yabo urugo rusa tubonye tuba twese tubonere kuko dufite ndagusabye ngo uzahirwe nawe uzabahire muri byose nibahinga uzabahe kwese niborora data uzabahe kugwiza bacuruza bazunguke ikirutaho uzabanera n'itaka ryose kandi urugo rwabo uzagira uruto ku isi duhamagara amazina n'ingo zizaba zikiri ku isi ziteguye urugo rw'abana bacu none uzaboneke mu ngo zakwiteguye gusanganira beza duhamagara amazina twese tuzakwitabira tusabye imana data twese izina rya Yesu. Jean-Marie rwose agiye kudufasha muri aya masaha ariko ataradufasha kuko yabonye umufasha bagiye kudufasha hano baduha ikimenyetso cy'urumuri kandi bahita batwinjiza mu muhango ujyanye n'amafunguro. Ni surprise rero ntabwo nagira icyo mbivugaho kuko buri muntu ategura bwiza by'igitangaza. Mutanga amashyi y'urufaya abavandimwe, amashyi menshi cyane ku bari hano. Urayagumana nta kintu azamumarira kandi azabona yaha. Umwuzukuru wa Ruzungu nawe ati congratulations kuri mwebwe bagize urugo rwa Jean-Marie rwose. Ati sheri wa rwavu rwanjye nagusobanuriye ko ibintu byose mba ndi tayari, nawe unyemerera ko tuzaba tayari mu gufatanya bikaba tayari. None nkundira n'uyu mutsima dufatanye kuwutegura. Amashyi menshi ariko ayo mashyi rero murabika nimugera mu rugo ntabwo rwose muri buyireba. Ati tuzafatanya muri byose. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Amashyi masabano ntacyo amarira uyasabye. Amashyi meza nayo uhawe batayagusabye niyo agutera ishema mu bagabo. Mukibona ibyiza muyatange ntayasabye. Jean-Marie ati rwose murabizi neza
kuko ndi umusore utari ikigwari. Nateye intambwe njya kureba Jeannette, ndamubwira ngo sheri ndagukunda, I love you forever. Mutanga amashyi kuri aba bantu. Ati ngukunda kuva nkitekereza bikinzamo kugeza n'iteka ryose. Atongera usome mukunzi wanjye, ati waguhaye ntaguha rimwe. Jean Marie nashaka mwongere rwose kandi Jeannette amwegere. Ariko Jeannette, tangira wimenyereze guteta kuri Jean Marie. Nushaka ugasome wegamye mu bituza bye. Teta rwose, teta wabitsindiye. Amashyi menshi cyane. Nanjye naruguhaye, nduguhata ntagusondetse. Ati soma rwose. Ati wongere usome burya umugabo n'uwatamiye imbaraga zikaza. Ati nkongeze n'ubwa gatatu. Ati n'ubwa kane nzongera. Mwongeze n'ubwa kane Jeannette, mwongeze rwose. Ati nzaguhata rwose urukundo rufite n'ibikorwa. Amashyi menshi kuri Jeannette rero. Ati kandi ukimara kubobeza umuhogo, ati reka ko n'imitsima y'iwacu itajya yiburira ibidasondetse isesekaye uburyohe. Ati reka nsabe pare kuko wiyemeje kuba umufasha n'umujyanama wa Jean Marie akiri umusore, ntabwo uzaba kure y'urugo rw'abaye umugabo. Fasha Jean Marie yakire umufasha we, mufashe rwose. Burya abagabo twamenyereye twe gukora ibintu byinshi badufashije, niyo mpamvu dukenera abafasha mwuka byaramo. Ubwo rero Jeannette nawe mwegera, ariko mwegere cyane. Jeannette ati ni gake gake ndi kumviriza uyu mutsima nk'uko numviriza urukundo rwawe. Amashyi menshi cyane kuri bano bantu rero. Amashyi menshi cyane kuri Jeannette na Jean Marie. Murete rero nawe cyo twaye kuko uzakomeza wita ku mugabo ngo no mu nshingano kumenya. Amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Hanyuma rero Jeannette ati rero ungejeje iwacu nimivuga nimugire ngo ndibeshye. Kwa Jeannette iwabo hari kwa Jotamu. Jota ntago akiri iwawe, yabaye uwo kwa Afrikani. Atungejeje iwacu rero, ariko reka njye kukwereka umuryango wajerekeje wakumekeye ngo mpagere, maze nabo ubakire, hanyuma dukomeze urugendo nawe unjyane mu muryango wacu mushyashya. Reka rero abashinzwe kubafasha babikore mu buryo bwihuse. Mukirigitananga nawe dushakira umuziki ukwiriye, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza.
rero mu by'ukuri udusigiye umugeni kandi nawe impamvu utatubonyemo ubunebwe n'ubute aho musubikiye turabasubukurira kandi si uko ubufatanye bwacikira aha intunga yanyu yacu ikize ni uko yakomeza gufatanya kugira ngo umuryango twubatse uzagira imbaraga. Turabasezereye nk'uko mubidusabye, amahoro yabazanye muyakesha Imana, amahoro abagezayo n'ubundi rero tubakesha. Murakoze. Nibwira rero ko nta kindi twanarenzaho cyane, ahubwo tubasaba abantu guhaguruka tukabasabira umugisha. Abambaye ingofero barazicisha bugufi, hanyuma ubwo niturangiza gusaba Imana tubasabira umugisha wo kugerayo amahoro, wari utuhuje muri aya magambo arakomeza gahunda ze, abana bayobora mu myanya yabo. Muce bugufi dusengerera. Uhoraho Data wa twese, turagushimye Mana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dukwiriye kutirengagiza ko imigambi ya mwene muntu ibasha gukoma mu nkokora, ariko imigambi yawe nta kiyogora. Hagambiriwe ubukwe, igihe kiragera turamutangira, byarenze umunsi umwe ndetse myinshi. Tugushimiye ko uyu munsi watubashije kubishyira mu bikorwa, uhabwe icyubahiro. Waturinze inkomyi mu masezerano yagiye ateganwa yose. Tugushimiye rero ko Jean-Marie na Jeannette babaye umuryango kandi bo ubwabo babaye umubiri umwe. Turabasabiye kugira ngo urukundo rubahuje ruzabe ubuhamya kuri bo, bahamya ko babubakiye urugo kandi bazabanyamugisha kubarugenda ndetse no ku bazabakomokaho uhimbarizwe muri bo. Umuryango wa Yotamu rero tuwusabira umugisha. Igihe bagiye gushingura ikirenge berekeza mu kiganza, Mwami Imana ugendane nabo. Ni isezerano waduhaye kutazaduhaye. Turabasabiye rero kugira ngo ineza yabaranze izakomeze yugurure imiryango yabo, natwe tugire umugisha wo gukomeza kubagana kugira ngo dufatanije dukomeze tubashe gukora ibyo ushima n'ibyo ukunda. Tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.